Iki ni igikoma. Wumvise neza, ni igikoma. Harabura iminota 5 gusa kugira ngo kibe gihiye. Igikoma ni icyo kunywa kigizwe n'ibintu bitatu: amazi, ifu ndetse n'isukari. Tutongeyeho umuriro n'isafuriya yo kugitekamo n'icyo gukorogesha. Nyuma hazaho kukinywa. Uwo ni njye. Igikoma cyatangiye kunyobwa n'abagabo mu mwaka w'2020. Aha hari mu kinyejana cya 21. Mumvise neza. Icyorezo cya korona uko cyabaga, abagabo batangiye kuguma mu rugo. Batangiye gukubitwa n'inzara n'irungu. Ubwo babaga babuze icyo bakora, bicaye mu ngo zabo bari kureba televiziyo, abafite ibisabo bari kubisoma. Abandi basomaga igikoma. Muri uko kugenda bakomeza kunywa igikoma, bumva uburyohe bwacyo, zarasakaye igera no mu bakinnyi ba filime. Nibyo wabyumvise neza. Ndimbati yagaragaje amashusho ari kunywa igikoma. Iyi video yarebye n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, kugeza nabwo bamwe batangiye kwijujuta ngo nta mugabo ukwiye kunywa igikoma. Ariko nyamara kugeza ubu, niba warakinywaga muri korona ukaba warakivuyeho, waratengushye. Igikoma kigizwe n'intungamubiri nyinshi cyane: vitamine A, vitamine C, kurinda umubiri kumagana. Nabyo biri mu gikoma, kuko ifu y'amasaka ni ifu nziza cyane, ibamo akanyabutabire cyangwa se agatungamubiri ka beautiful beauty.